ndabasuhuje. Igihe uzabyuka cyangwa se ugiye uzaba uri gukoresha WhatsApp yawe ukabona yanditsemo gutya kuri screen hari handitsemo hasi download, ntuzagire ikibazo. Uzafungure WhatsApp yawe, numara gufungura WhatsApp yawe ariko uzabanza urebe neza ko ufiteho megabyte, hanyuma kandi hari kuri download kara kajambo ko hasi bazahita bakujyana ahantu nkangaha, hanyuma urebe umunsi ya WhatsApp ahantu handitse update mu ijambo ry'ubururu kugira ngo urikureba, hanyuma urebe neza ko internet yawe iri update ifunguye kandi megabyte ziriho, hanyuma ukande kuri update. Numara gukanda kuri update uzategereza urebe ko internet yawe iri gukora neza, noneho utegereze WhatsApp yawe itangire ibare. Hano iyo byagenze kuriya WhatsApp hari igihe abayishyizeho babongeyemo nka serivisi runaka kugira ngo WhatsApp ikomeze igire ubudahangarwa cyangwa se ibashe kongererwamo amaserivisi menshi abasha gufasha abantu bazikoresha. Aha rero niyo mpamvu bagira gutya ugasanga WhatsApp yawe yavuyeho, ariko atari ikibazo kinini cyo kuba yapfuye, ariko ari ukugira ngo wongereho mbese WhatsApp yawe yongereshe igire ubushobozi burenze ubwo yari ifite. Rero ibi ngibi ni ibintu binanira abantu benshi kandi biroroshye cyane. Komeza utere imbere.